ngaho niba uri umugabo kora kuri urwo rwanyu. nakore kamwizere sinshaka guharira nawe. nakubaza Ivana Bakezi bagiye kuva nava ku ishuri narababona. Musore byurabona ndabikoreye banyanditseho cyangwa urajya unyumvishe ko uvuye ku ishuri. Umva umenye ko ari imitungo ya data uri kurya kandi icyo ntuzongeye kumamagara mukuru wawe ufite so nanye nkagero wanjye. Yego byari ngombwa kumbwira gutyo ko tutavukana kuri mama. Ntabwo byari ngombwa pe. Umva ubwo reka nigende ndabona umva ntazi bya. Nibe ego ngora. Kuba buru bose kwihangana. Mwese kandi ubaye iki? Siwirika nkubaza. Ratawe kumva umuzimitsi muri urugo. Ntago baroga. Ego kandi ko kunda bukaretse. Ego mana. Ibyo kuba baroga byo byihora ahubwo ikambanze nkibariza. Ivana Bakezi bagiye he ko kuva nava ku ishuri narababona. Dore impamvu rero nkubwira ko abantu bashaka kubabaroga. Sibyo? Bakezi yakunze umukobwa. Marana imyaka 3. Uwo mukobwa rero apanga kujya guhura. Yigize injabirizi. Umukobwa aramukatira, aramubonuriza. Uri kumva? Noneho sha hari n'indi wamufashe. Noneho umukobwa ntiyigize agira gute? Ntabwo yigize amenya byagenze gute nyine twagiye kubona tubona araje ariko Bakezi ubu ngubu yagiye gukora akazi k'amasuku niyo mpamvu kubaza nimba mu rugo rwanyu bataroga. Cyakora musaza wanjye kuba yarahisemo kujya gukora akazi mu kariya akicisha bugufi yahisemo neza pe kuko ntekereza ko yaza kugenda nyine yiyerekana uwo ari we wese. Sha abakobwa b'iyi minsi nabo barakaze amafaranga yose bari buyamurye ugasanga baye nk'umusazi ugasanga dutunze abasazi 3 dore ko 2 bari aha nabo batoroshye. Noneho ushaka ikintu kirenze se nuko umukobwa atigeze nabika nimero uwo wamufashije. Ya niyo mpamvu rero. Ariko ibya nimero byo ntago twabitindaho niba ruwe Imana izongera ishaka izindi nzira bahure. Uwawe ntahajya pe. Ahubwo se ndabona nakugomesheje hari icyo nagufasha. Barika twese n'byombo naho ubundi byo muri rugo cyane hari yemba nzi. Ngo hari uburazi cyangwa satani yagiye hagirira imigenzo ntiwamenye. Nakumva ese ngufashe. Agatambaro tubanze duhanagurira hose. Dore mwanzi banze kubera ubusazi bwahanga banze ko dukorera mu nzu igikoni cyo mu nzu barakitwima kubera kumenagurira ubusazi bwose. Ariko ikiduhurije hano rero ibyo mwambereye abana babi ariko mwese mumaze kuba bakuru kandi mugomba gutegura hazaza hanyu. Hazaza hanyu hagomba kujya mu biganza byanyu. N'ibyo mutekereza ko agomba kwirukana umukozi byo ntago bishoboka. Oya kuko ntago mwigeze mumwubaha wenga basuzugura. Nubwo uri umuvandimwe wacu ntabwo ugomba kuduhitiramo ko tugomba kubaho kuko nawe iyo ugiye gufata imyanzuro ntawe kwitambika. Reka musaza wacu utirengagije yuko uri kudusebya ngo uri gushaka inkundo za nyazo ariko nagira ngo umenyeshe ko nta mukobwa nawe no muzigira gukunda mu gihe ugifite iyo myitwarire y'imbogo. Hagati aho ngaho rero ngenda ngira ngo umenyeshe ko uriya mukobwa umva ninjye nawe tuzahangana turi babiri njye nawe turi babiri. Byumvikane yuko hagati yanyu ntangiye guhinduka imbogo. Ikiza nk'umuvandimwe wanyu nakoze ibyo nshoboye kandi
mwarakuze. Buri igisigaye nuko buri wese agomba kumenya ubuzima bwe. Maze kuba bakuru. Buri wese agomba kumenya ubuzima bwe. Nizere ko wanyumvise. ndagira ngo ubwize ukuri kwambaye ubusa. Ariya mafaranga dukoresha gutya iriya ni saving y'ababyeyi, kandi ikindi iyo nkobwa uri gukundana nayo ndagira ngo nkubwire ko izabe ifite ababyeyi bombi, niba itabafite ntuzigezera muri famiye yacu. Nanyereka naho ubwize ukuri. Ntacyo ntakoze nka mukuru wanyu. Narabareze mwarakuze. Ubu igisigaye nuko mwese mugomba kugira gute? Mugomba kujya kwishakira ubuzima kandi mukibeshaho. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Nundi munsi hasore. Nundi munsi kugasuzugura mugakura he? Kono umenye baminduriye pe. Swagira ngo si wowe. Nakoraga ku isabune bikaba ikibazo, nafata korogati ukayoza, ariko none aha sinzi cyabaye. Nabonye ko ari ngombwa ngo mumeze nkwanga kubera ko mama n'umusozo wanjye bakwanga, rega nabonye ngo ntabwo twatugeze. Ushobora kutabyizera ariko honestly ndumva nshaka kuba nyine inshuti yawe. Ibintu by'urwango ibyabaye byose, aho nakubwiye nabi turi mu kazi cyangwa ikindi gihe icyo ari cyo cyose, nyine ubifate nkaho bitigeze biba. Barega nawe urabizi ibyo wankoreye byose. Ndabizi ntabwo ari byiza, ariko ujye umenya yuko nyine mu buzima umuntu akeneye amahirwe ya kabiri kandi umuntu ahinduka. Mwese wabiterwaga n'ikiburiwe. Bisa nkaho byari i Kigali, nabonaga mama wanjye akwanga, nkabona na musaza wanjye akwanga, nkagenda mu Kigali sometimes ugasanga ari uko utamenya nyine ko ugomba kwanga umuntu nk'uko twagutungiye Ese mbyizera kuri ubyizera kuko nyine nsanzwe n'ubundi ari ukwanga ntabwo nza kugusabira imbabazi z'ikizi. Sure. Okay. Come on. Okay. Ndabigeze kubimbwira yagutumiye ako nandi mu bintu byinshi sinabyitaho. Ndumva ntabwo uzajya. Kubera iki? Ubwo twazajya twambaye imyenda isa. Yego. Si byiza bari cyo kuzarenda tuzambara nk'iteye kimwe, ariko ntabwo nta kibazo. Ntacyo bitwaye. None se nawe urumiwe se? Natwe twumiwe. Byageze bite? Umva we yahindutse yawe mwana mwiza. Yego shanda bishimiye maze. Sibyo ra? Nisho ubunagura byizera. Akubizi nka mukuru wawe sinsanzwe ndumwana mwiza. Nshakikoza. Murashimishije. Sana njya ndi muri kamare nkaze. Turasuye. Sawa. Sunga abantu bose bari gutaha. Nizere ko ako nizere ko byizeye nawe. Ariko ko bundi nawe ntutekereza kuba sinzi so nkaho wowe bite bya ubundi uratekereza nagutekereza uba muzima rega
kuba urererwa hano ntabwo bivuze kuzigira icyo nakoreka hano. Ndakubwiza ukuri yuko tega amatwi uri kunyumva. Nuramuka wanze kubana na Rogani uri kunyumva, nzagusangisha nyoko kwirimbi. Uri kunyumva neza? Uzasohoke umusange uve hano. Ibyo nkubwira we kubika umutwe ntabwo ndi kukikana nawe. Urugura mwahuje rero nani soni gifite. Ndabiyamye ngiye ngaruke hano. Linda, ndagushimira yuko wankunze. Babarira undindiriye umutima, ntabwo uzigera ukubabaza. Kandi ndagusezeranya ko nzagukunda iteka. Si ubye shenye nyine indoro nziza. Yego. Urimo urandeba neza. Iyo ndoro yanjye irimo iragira icyo bita mu ndiba y'umutima wanjye. Ni ukuri. Ibinyoma ugira. Oya ntabwo ari ibinyoma shengere mbo riteze irawo mwari wa rudasumbwa. Gusa mfite ubwoba. Bw'iki se kandi? Mfite ubwoba yuko hashobora kuzaza abandi basore bafite amafaranga bakaba bakuntwara. Nsezeranya ashaka utazigera uhemukira umutima wagukunze. Oya ntawe uzantwara kubera ko urukundo rurukwarwo n'ubukire burukwabwo. Ko byagenda kose nagukunze mukundi y'ukuri ntabwo nigeze ngukundira ubutunzi. Rero igihe icyo ari cyo cyose kizagera njye nawe tuzafatanya kubushaka kandi tuzabugeraho. Byongereho ko bizaba ari ubukire. Kuko ntago ndi umunebwe kandi umwiza nkawe ntago namutuza mu butindi. Ngaho mpobera disi giko. Nzagukunda iteka. Uzankundira umbera umwari. Yego. Kandi shenge utagira umwaga. Nzaguha ibyanjye byose. Kandi nubwo butunzi tuzabugeraho disi we. Yego. Ndagukunda Linda. Nanjye ndagukunda. Mbabarira ukomeze undindire umutima ugukunda. Ndaramuka gusanza isanduku ya nta muntu ndi bukenera ubuze kwinteruza. Erega ntabwo umuntu apfa kwirukana undi, dore ko ataramuhaye akazi. Tuzi umuha amahoro hindure marete dore nijyanye no kwambara. Bibaye byiza wagabanya kwishyira hejuru kuko mu cyaro n'ubutaro n'umukene hari byose abyita kutwara. Ikindi kandi tutitaye ku bwiherero umukire akoresheje n'umukene akoresheje icyo basigaho ni amabyi. Shaka ahandi bigo twese iyo tuyabonye twipfuka amazuru tutitaye kwa yitumye. None se wowe ati nawanjye nta kintu wabwira bishyira hejuru n'uyu. Ikindi kandi iyo umukire ashize mu mwuka n'umukene agashira mu mwuka byose babyita gupfa. None ikibabaje sha nuko nyuma y'amasaha make cyane umwuka we wanyuma umaze bahita batangaza ko tuzakujugunya nako tuzagushyingura kuko tuzi neza ko umuntu kwawe nta wawe ukira. Komeza uvuge. Komeza. Noneho ikibabaje nuko inyozi za kukwataka nta nimwiza yambaye costume congo bodaboda cyangwa ibirenge. Komeza uvuge. Bitewe n'iki cyiciro wari urimo baguhe mikoro zose ziza zisa. Baguhe n'indi mikoro. Ushatse rero watuza ukagabanya kwishyira hejuru kuko ibyavuzwe hejuru biradutegereje. Twigire guteka. Uyibonye ni ukwiye gutemagura gusa hano gusa nta kandi kazi wakora.
ibyo byonyine gusa ukumva ko aricyo ushobora. Si n'ikindi uriho kujya gushaka so akaba ari ukugabura kuko ukuntu urya nka ngunda twe ntabwo twabishobora. Ako none narumiwe. Ako muzi ko mwibonye mugira ngo umuntu ntaga araceceka akabihorera mukanya ntaga azi kuvuga. Ubwo nta soni ufite. Ndavuze mpamvu mpereza. Ndavuze ngo mpereza. Ndavuze ngo naye ndavuze ngo mpereza. Uyu munsi none turaza kureba ibyari byo. Ndavuze ngo uri umushaka yabana nanjye. Ndavuze ngo mpereza. Cyakoze umusatani akimbirana n'Imana. Nkawe uvuye he? Kibanza yaguye mu bwambe n'icyo yubatse mbi. Nkawe uvuye he? Okay. Akira nawe. Murwane unesha undi azajya yubaha undi. Are atake. Ikina kintu kizaza cyubaha ikindi. Umva madam, nizere ko iri joro umpamagariye ahangaho umpamagariye umupangu ugera ku ntsinzi. Umva winyita madamu, urabizi izina ryanjye ko nitwa Mukandori. Kandi ikindi nizere ko abana bamukuru wawe bafite. Umva ye ukagira ngo igitekerezo si wowe wakizanye kugira ngo twimuke dusige kari aka kanyamahane. Uravuga ati nase iyo wari uzi ko n'umuhungu we burya atapfuye. Uzi yuko burya ari amayeri yahimbye kugira ngo umuntu wese washakaga kumwica wamugendagaho amutuma abantu kugira ngo bazamwicire muri gereza. Uzi yuko burya wa muntu urutse kumutumaho ari we yatse telefone yarangiza akamwica hanyuma akaduha message ko yapfuye. Baba we ubu ndabigenza nte koko. Ubu ngubu ari kunshakisha ahubwo si kibabaje ndamenya ati nari ndawamutoraguye. Ubu Imana yamfashije akaba yarapfuye koko. Ikirenze kuri ibyo bari gushakisha mu kankubito pe. Erega narakubwiwe n'umuhungu we muri bigoryi. Umva mbese buri yuza kuzana karaga gakobwa ati nako mukagendana ibi byose biba bibabayeho. Umva kandi nawe igitekerezo si wowe wakizanye ariko sinanakurenganya. Kari akantu kafungaga umutwe icyo wakabwiraga nicyo kagusubizaga icyo ugahaye akaba ari cyo kagusubiza. Uzi ko ashobora no kumukubita nawe akaguhonda. Ariko kariya ko nibara nka nyina tekereza ko burya na nyina namuteye urushinge akivuga arinda avamo mu kakivuga. Yewe ni kimwe bose ni kimwe. Reka nkwereke tugomba gushaka undi mupango. Yego kwisinduka se kandi ubaye iki? Kutavuga
tuvuye mu cyumba twishimye turimo guseka ubaye iki? Uko sha uzi kuba wicaye nicaye ntuje ntazi aho murumuna wanjye ari, sinzi niba baramufashe ku ngufu, sinzi niba hari baramugonze, sinzi n'ikibazo yaba yaragize cyaba cyaramubayeho, kuko ubu buzima buramushaririye pe. Nihagira ikimubaho nzabibazwa, mama azabimbaza. Nshaka kumva gusa njye mba numva bifite icyizere yuko hari ameze neza, ukajya ukomeza kwigora mu mutima utekereza ibintu byinshi, gihitanye cyo nikigero uzongera muhure. Ubwo nyine naho Imana nta kundi kankomeze nagereze ko hari icyo yazakora. Ukwiye kujya wihangana. Aho basi genda nzanira akajingo wenda n'inkota niyiciye. Ubuse ari kunywa amazi siyo meza nk'umuntu umeze gutyo. Amazi so nayanyweye mu kanya akikamuza neza nta kibazo.